umudamu w'umurokore mwiza cyane utadefiriza utambara ipantaro, ariko wajya kubona ukabona agapantaro kuko agakunda muri we, ariko ntiyakambara kubera ko ari muri korari, ntago yakambara kubera ko nyine shebuja yamwambitse iherena, yamugize umudiyakoni. Ayo ni amaherena mu buryo runaka abayobozi batwambitse, batugize abadiyakoni. nakubwiye ngo iyo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona ko uzapfa imbwa, yakubona ko uzapfa usaze, yakubona ko buri wese afite uko gufata. Nanone reka nongere mbaramutse inshuti bavandimwe duhuriye kuri uyu murongo wacu w'ivugabutumwa. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro Imana itanga abane natwe twese, kandi izina ry'Imana yacu rikomeze guhabwa icyubahiro ku bwacu, ku bwanjye nawe. Imana izahabwa icyubahiro ku bwanjye, Imana izahabwa icyubahiro ku bwawe. Abanyarwanda baciye umugani ngo umwambari w'umwana agenda nka se. Iyo umwana agize icyubahiro yubashye ababyeyi, kibice kandi kikaba n'icy'ababyeyi. Igihe rero natwe twubashye Imana bitugiraho ingaruka nziza, kandi Imana ijya inezezwa n'ibyiza twakoze, ijya inezezwa n'uburyo twabaye intwari. Muri kumwe rero n'umuvandimwe wanyu Habineza Asiyeri. Reka nsuhuze abari mu majyepfo, nsuhuze abari mu majyaruguru, nsuhuze abari iburasirazuba n'iburengerazuba, nsuhuze abari mu mujyi wa Kigali, nsuhuze abari hanze y'igihugu cyacu, badukurikirana bari mu bihugu byo hanze bitandukanye. Mwese ndabaramukije mubwira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Tugiye rero kongera kwiga ibyanditswe byera, kandi mbasaba kugira ngo igihe ukurikiranye iki cyigisho, aho uzajya ugira ikibazo jya utwandikira utubaze, ubutaha tuzagutanga igisubizo, kandi aho wagira inyunganizi nabwo watwunganira, biba byiza kurusha. Ibi ni ibyigisho, ntago ari ugusoma misa ngo bivuge birangire, ahubwo bibaye byiza habaho kunganira, kubaza aho utumvise, biba byiza kuruta. Reka rero nk'uko bisanzwe dutangire twiragiza Imana n'isengesho. Data wa twese uri mu ijuru, turacyagushima kuko uri uwo gushimwa. Ese utakubaha ninde ko ari we mutware utwara isi n'ijuru? Nta n'umwe mu isi wakwivuga ikivugo nk'icyawe, kuko ni wowe Arufa ukaba na Omega, itangiriro n'iherezo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Iyo ukinze ntawe ukingura, kandi iyo wakinguye ntawe ukinga. Twe rero tugize amahirwe yo kuba tugihumeka, turagushimye uhabwa icyubahiro. Kandi mbere y'iki cyigisho reka tubanze tukikuragize ngo umwuka w'Imana abane natwe. Kandi reka tukuragize abavandimwe bacu bafite ibibazo bitandukanye, kuko ari wowe gisubizo. Ni wowe utanga igisubizo kitagira ikibazo na kimwe kiyongeraho. Ni wowe ubasha gukiza indwara zananiranye, ni wowe ubasha gutanga inzira aho zabuze, ni wowe ubasha gutanga amahoro aho yabuze. Ibyo byiringiro byacu reka byawe waduhaye, reka bibi byacu muri aka kanya, kuko tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amin. Tugiye kuganira amagambo makeya aboneka mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri kiboneka mu isezerano rya kera. Iyo uvuye mu itangiriro mu kuva Abalewi ugera mu gutegeka kwa kabiri, turasoma mu gice cyaho cya 19. Hari umuhango Imana yari yarashyizeho iwushyiriraho Abayisiraheli, kandi wari umuhango mwiza, wari umuhango ukemura impaka, wari umuhango ukemura ibibazo. Kuko muribuka igihe kimwe, igihe Yesu yari ari ku rugo rw'umukoresha w'ikoro, igihe Mariya yahamusangaga amusuka amavuta ku birenge, abari bateraniye aho ngaho bayobowe na Yuda bibajije impamvu ayo mavuta apfushijwe ubusa. Ariko Yesu ababwira igisubizo gikomeye ariko kishimije, aravuga ati abakene muzahorana nabo ibihe byose, mwitangazwa n'icyo uyu mugore akoze ngo mutera agahinda. Ati kuko n'icyo akoze kizavuga igihe cyose, kuko ateguriye umubiri wanjye guhambwa. Ati akenshi mwibuka bagize neza, kandi koko niko bigenda. Iyo umuntu yapfuye nibwo tumuvuga ibigwi, iyo umuntu yapfuye tumuvuga ibyiza. Ariko Yesu yagira ngo tujye tuvuga ibyiza, tunakorera ibyiza abacu bakiriho. Icyo nicyo Mariya rero yarakoze. Hanyuma rero hano muri iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu gice cyaho cya 15 hari umuhango Imana yari yarashyiriyeho Abayuda, kuko yari izi ko abakene bazabaho. Iravuga ati rero umuntu nagukorera akaba umuretwa iwawe, akaba imbata iwawe, azagukorera imyaka 6. Nibigera ku mwaka wa 7 uwo muntu azabe afite uburenganzira cyangwa ibyo ahabwa n'amategeko, uko twabivuga muri ubu buzima bwa none. Kuko uyu munsi iyo abantu bari mu manza, hari ingingo ikunda gukoresha ngo ibi ngibi mbyemererwa n'amategeko, ibi ngibi ni uburenganzira bwanjye. Bwari uburenganzira rero bw'umuntu wabaye imbata mu rugo rw'umuntu runaka. Hari impamvu nyinshi zatumaga umuntu aba imbata.
hari impamvu nyinshi zatumaga umuntu ajya kuba imbata mu rugo rw'umuntu runaka, cyane cya mbere bwabaga ari ubukene. Imana iravuga ngo yaba umunyamahanga waje kuba imbata iwawe, yaba mwene wanyu waje kuba imbata iwawe, uwo nguwo azagukorere imyaka 6, nibigera ku mwaka wa 7 umuhare, umureke asubire mu mudendezo, yongere abe umudendezo. Mu yandi magambo asubire mu buzima busanzwe, mu yandi magambo yongere yishyire yizane ibyo waba waramutanze. Kandi kigeretse kuri icyo ngicyo, ntabwo wagombaga kumurekura gusa, hagombaga kubarwa ibyo yakoze muri iyo myaka 6, agahabwamo 1/4 cy'ibyo yakoreye. Urumva ko mu yandi magambo umuntu wabaye imbata imyaka 6 yavaga mu rugo rwa shebuja, mu yandi magambo nawe afite igishoro cy'uburyo ubuzima bwe bugiye kugenza gute, bugiye kubaho. Kuki se nifuje ko tuganira iki cyigisho uyu munsi? Kuki nifuje ko dutekereza kuri iki ngiki? Nagira ngo dutekereze ngo ubu batana n'uyu munsi abantu turacyabwishyiramo, turacyaburimo, kandi Yesu ubwe yaravuze ngo kandi nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Mu yandi magambo Kristo akimaze kuza ku isi watubereye umwaka wa 7, kuko ububata twari turimo bwose twarabubatuwe. Ariko ikintu gitangaje, ari nayo mpamvu nifuza ko tuganire kuri iki ngiki, tugiye kureba icyabaga ku mwaka wa 6, umuntu ubwe akaba ari we wifatira umwanzuro wo kuba icyo tugiye kubona. Reka duhere ku murongo wa 12 masome nihuse. Murongo wa 12 w'igice cya 15 cyo gutegeka kwa 2. Nibakugurisha mwene wanyu w'umuheburayo cyangwa w'umuheburayo kazi akagukorera imyaka 6, mu wa 7 uzamuhare ngo akuveho agire umudendezo, cyangwa abe ube umudendezo. Kandi numuhara ngo agende agira umudendezo, ntuzamuhare ntacyo umuhaye, binageze nabibabwiye, ahubwo uzamuhe byinshi ku mukumbi wawe no ku mbuga yawe uhuriraho, no ku muvure wawe wengeraho vino, uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha azaba ariko umuha. Mu yandi magambo ntabwo uzamugenera ibyo ubonye, ntabwo uzamugenera ngo umuhe ntica n'ikiza nk'uko tubigenza uyu munsi. Njya nitegereza bari abantu badusaba hirya no hino ku mihanda, hari imvugo bakunda gukoresha, ariko nibajije aho bayikomoye, ariko bayikomoye kuri twebwe kuko nyine niko duteye. Nta n'umwe nari bwumva asaba amafaranga 500, nari n'umwe nari numve asaba inote y'1,000, ahubwo buri wese asaba igiceri. Kubera ko nyine twabamenyereje ko kubera ubugugu dufite, niyo ukoze mu mufuka harimo inote nyinshi, dufite intoki zizi kuvangura inote za 500 mu z'1,000, ugakoramo ukamenya uti iyi ni y'1,000, iyi ni ya 500, ugakoramo ukamenya kuvangura igiceri cy'ijana n'icya senkani, kandi tudafite ubumuga bwo kutareba. Ubundi ibyo ngibyo akenshi bigirwa n'abafite abantu bafite ubumuga bwo kutareba. Imana igikomeza kubafasha cyane, ariko yabahaye impano intangaza cyane. Iyo umuhaye inote y'1,000 ayikoraho akayumva, iyo umuhaye igiceri cy'ijana agikoraho akacyumva. Natwe twigize abafite ubwo bumuga kandi ntabwo dufite. Aha rero ryari itegeko ry'uko uwo muntu mu kujya kumuha utazamugenera ibyo ushaka, ahubwo mu yandi magambo yagombaga guhabwa ibyo yemererwa n'itegeko. Itegeko ryategeka ko ugomba kubara imyaka 6 ibyo yakoze, ukamuha 1/2 uko yakwinjirije, cyangwa se bijyanye n'umutungo nawe ufite. Uzibuka yuko nawe wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagucungura. Nicyo gitumye uyu munsi ngutegeka ibyo ngibyo. Ariko ikintu gikomeye turi ku murongo wa 16, ari naho tugiye kusa n'abasoreza kugira ngo tuzasubukure ubutaha. Ku murongo wa 16, iyo umuntu yagukoreraga iyo myaka 6 ikarangira, iyo byageraga mu mwaka wa 6, hari icyo bashebuja batangiraga gukorera zambata. Cyaraziraga ubundi kwimbata na shebuja bahurira ku meza. Cyaraziraga ku mwana w'imbata yabyariye muri urwo rugo yegerana n'umwana wa shebuja ko ntaho bari bahuriye. Ariko iyo byageraga mu mwaka wa 6, bashebuja bagiraga ineza ariko yuje ubugome. Bashebuja babaga abantu beza, bagatangira gufata zambata zabo bagahurira ku meza, bagatangira gufata abana babo bagatangira kubagurira imyambaro nk'uko n'abana babo bagurirwa, bakabafata neza, maze imbata bayinjije ikagira ngo ibyo shebuja azabihorana. Itegeko ryavugaga iki rero? Ku murongo wa 16, kandi nakubwira ati sinshaka kukuvaho kuko agukunda, nabo mu rugo rwawe akamerana neza nawe, uzenda uruhindu. Wubwe yarakubwira ati umva boss, umva databuja, nkurikije uko tubanye nta kibazo rwose, ndumva nakwigumira muri urwo rugo. Habaga hagiye kuba iki rero?
kuko umwaka wa karindwi yabaga agiye kuwurenga, aho kugira ngo yemere kubaturwa, ubwe yabaga ahisemo kuba imbata by'iteka ryose. Maze icyo yakoraga ni iki rero? Maze ba bashebuja bamaze kubaryoshya, ba bashebuja babagaburiye neza, ibyo ngibyo natwe tujya tubigira muri iyi minsi ya none. Ibyo ngibyo natwe tujya tubigira muri iyi minsi ya none. Umuntu akaba hari icyo agushakaho, akagusuhuza atarasanzwe agusuhuza, akaguhamagara gatatu ku munsi ataguhamagaraga na rimwe mu mwaka, ariko kubera ko hari icyo ashaka, ka mesaje ka nimugoroba, ijoro ryiza, mu gitondo mwaramutse mute, ibyo byose turabizi natwe tujya tubikira. Maze wabona umuntu yakugarukiye muri ubwo buryo ukagira ngo yabaye imfura, ariko mu yandi magambo ni uburyarya, kuko hari icyo agenje gute agukeneyeho. Maze bashebuja rero bagashuka babaja babo na babagaragu babo muri ubwo buryo, maze umugaragu utareba kure, maze imbata ibuze ubwenge, cya kinyarwanda cy'abubu ngo nubura ubwenge, koko buryo iyo ubuze ubwenge n'Imana irakureka. Iyo usomye mu gitabo cya Yobu, niho umugaragu w'Imana Yobu mu gice cya 28 ku murongo wa 28 yavuze ngo dore ko baho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugenza gute, kujijuka. Iyi mbata yaburaga ubwenge rero, ikita ku buryarya bwa shebuja, bigeze mu mwaka wa karindwi mu ntangiro zawo, wubwe iki ngiki tucyumve neza, ya mbata y'ubwayo niyo yavuga yatumva databuja ndifuza kubana nawe by'iteka. Icyakorwaga ni iki rero? Bajyaga ku mutambyi mukuru, maze bagera ku mutambyi mukuru, imbata igatangaza ko yikundiye shebuja, ko ishaka kuzabana nawe by'iteka ringana iki ryose. Maze bagafata uruhindu, imbata bakayipfumura ugutwi, bakayambika iherena, bityo ngo ikaba ibaye imbata by'iteka ryose. Ari naho habonekaga za mbata zacuruzwaga, ari naho habonekaga za mbata zabambwaga, nacyo tuzakiga ubutaha, kuko buri umusaraba ntago wabayeho ku bwa Yesu wari usanzweho, ariko tuzabona uburyo izo mbata zabambwaga zaturutse ba shebuja byakomokaga ahangaha. Byakomokaga ko imbata y'ubwayo ariyo yihamirije ngo ndifuza kuba imbata yawe by'iteka ringana iki ryose. Reka mbabwire ikintu gitangaje, mwari muzi ko twabaye imbata zaba databuja runaka, ariko tubyihitiyemo. Twabaye imbata z'abayobozi b'amadini yacu, aho umuntu akubwira ngo ntuzarye n'inyama, ni urugero ntazi, ugasanga umuntu ngo nindya inyama nzapfa, wajya no kwirya ukazirya wihishe. Umuntu arambwira ngo ntuzambara ipantaro, n'inyambara mwarimu arambona. Nyamara buriya hari ikintu cyiza cy'intangaza cya bashiki bacu abadamu, njya mbakunda cyane, ariko burya n'abana beza. Buriya reka mbabwire ubushakashatsi butoya nakoze. Umudamu w'umurokore mwiza cyane, utadefiriza, utambara ipantaro, ariko wajya kubona ukabona agapantaro kuko agakunda muri we, ariko ntiyakambara kubera ko ari muri korari. Ntago yakambara kubera ko nyine shebuja yamwambitse iherena, yamugize umudiyakoni. Ayo ni amaherena mu buryo runaka abayobozi batwambitse, batugize abadiyakoni, batugize iki. Maze wajya kubona ukabona wa mumama, umwana we w'umukobwa wavutse yamuguriye agapantaro, yamushyize uduherena ku gutwi, yamushyize udusatsi ku mutwe. Ni ikigaragaza ko nawe arabikunda, ariko kuko ari imbata ya shebuja, umuyobozi w'idini ntago yabikora. Reka rero dusabe Imana ngo icyo Yesu yadukoreye kitwambura ububata bwose, kuko iyi nzira ijya mu ijuru nta muntu n'umwe uyigushoreyemo. Kugira ngo ubaturwe muri ubu bubata ubwo ari bwo bwose, nta muntu n'umwe uzabiguhitiramo, kandi kugira ngo wemere kuba imbata by'iteka ryose, nta n'undi ubiguhitiramo, ahubwo nitwe ubwacu twifatiye umwanzuro. Ariko haracyari ibyiringiro. Mwuka w'Imana akomeze kubana natwe mu izina rya Yesu.